Hello guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu kariya kantu ka RT ka volte kaje muri phone hejuru icyo gashatse kuvuga. Twavuganye n'abakozi ba Airtel, turaza kukumvisha amajwi twavuganye kandi uraza gusanga waribeshye cyane ko phone yawe hari ikibazo yagize, ahubwo urasanga hari igisubizo ifite, ahubwo umuntu ufite telefone itarimo kariya kantu ka volte niwe usanga phone ye ifite ikibazo. Reka twumvire hamwe ikiganiro twagiranye n'umukozi wa Airtel asobanura aka kantu ka volte. Ikaze kuri Airtel Rwanda. Gukoresha konti yawe kanda rimwe. Ushaka serivisi za Airtel Money kanda kabiri. Igenamikorere rya internet kanda gatatu. Guhamagara kanda kane. Ku bijyanye na serivisi za ushaka kugura internet kanda rimwe. Kugira ngo ubashe gutanga impano ya pake ya internet kanda kabiri. Kwakira igenamiterere rya internet kanda gatatu. Usubire ahabanza kanda urwego. Kujya ahabanza kanda akanyenyeri. Uvugane n'umukozi wa call center kanda 9. Mutubabarire ntabwo ibyo mwashyizemo twabibonye, mwongere mugerageze. Ushaka kugura internet kanda rimwe. Kugira ngo ubashe gutanga impano ya pake ya internet kanda kabiri. Kwakira igenamiterere rya internet kanda gatatu. Usubire ahabanza kanda urwego. Kujya ahabanza kanda akanyenyeri. Uvugane n'umukozi wa call center kanda 9. Mube mwihanganye mu gihe tukibahuza n'abashinzwe kubafasha. Turaza no kohereza ubutumwa bugufi bukubiyemo link mu downloadinga Airtel app kugira ngo mubashe kujya mukoresha izindi serivisi. Naza ku murongo wa Airtel ndara mwaramutse neza. Mwaramutse neza. Ndi mu bwana twantware bakwita. Nitwa Tumutore Emmanuel. Emmanuel ngura tubafasha gute ku murongo wa Airtel mu bwana twantware. Ko mfite iyi telefone ya 20. Yego. Hakaba hajemo kariya kantu ka volte. Gashatse kuvuga iki? Kandi ko nabonye ntabwo kava. Ya volte nta kibazo nta na kimwe twaye. Hanyuma volte ni system bazanye. Yo gutuma wowe urabona nkuko turi kuvugana. Ukazajya wenda ugiye kuri internet uri kuvugana n'umuntu urabizi neza ko bitajyaga bikunda. Ntabwo byajyaga bikunda. Ira rero yo uzajya uvugisha umuntu ujya no kuri internet ukora ibyo ushaka. Nicyo iriya volte iri kuvuga, ariko nyine abantu benshi nyine byabayobeye. Nanjye kari kanyobeye ndagatika mbabaze nyine niba nta kibazo byateza kuri phone cyangwa akaba ninjye wagiye muri setting, ariko se nibaza n'abandi ko mbonye ariko bimeze. Ngo wagiye he? Nagiye mu zindi setting nyine akaba ari ngiye wabikoze ntabizi. Ntabwo ariko bimeze. Nta kibazo nta kitwaye na kimwe. Yego. Murakoze, iki kibazo nari mfite. Ariko ni kibazo ufite ku murongo wa Airtel Dani? Ntacyo. Wakoze guhita muri ndamugirire byiza. Murakoze namwe. Guys, mwakoze kureba iyi video, kora like, ukore subscribe kandi Imana isubize aho ikuye. Urakoze cyane.